Muraho, nitwa Jonathan nkaba nuka muri Elite Technologies. Uyu munsi tukaba twateguye kuri conditions muri programming. Hanyuma condition icyo zimara muri programming ni ukugira ngo tube twagira ibintu tubwira programming gukora cyangwa twandika kugira ngo compiler ibikore, ariko ikabikora igendeye kuri condition runaka. Yaba true icyo kintu kikaba itanaba true, tukavuga ni iki kiri bube. Hanyuma reka tubanze turebere hamwe urugero rwa programme icekinga niba umuntu afite imyaka iri hejuru ya 18 ikamubwira ngo urakuze, yaba imyaka iri hasi ikamubwira ngo uracyari umwana. Reka dukore variable age, turishyira imyaka 10. Ducekinge tuvuge ngo iyi formule tuza kuyireba, ariko reka tujye tuyireba. Ni ukuvuga ngo formule ya if habanza keyword yitwa if, hagakurikiraho condition ushaka mo hagati y'izi curly braces ugashiramo statements cyangwa statement ushaka ko iza kurunning. Iki tuzavuga age, bashaka kureba niba iri hejuru ya 18 imubwire ngo iri hejuru cyangwa ingana na 18 imubwire ngo urakuze. Hanyuma hano dufite ama operators agiye atandukanye, and, or, equal, not equal, less than. Noneho turi gushaka greater than or equal, ariyo yingi yanga. Tuzavuga ngo if age is greater than or equal to 18, printing urakuze cyangwa se uri mukuru. Hanyuma niba iyo myaka iri hasi ya 18 zamubwira ngo uri muto cyangwa se uracyari muto. Tuze muri browser yacu, kubera ko turi gukoresha JavaScript, mba namaze kulinkinga nk'uko tubikora mu zindi episode. Hanyuma kaza kuri no option choosing more tools, kurisha developer tools, nyuma to refreshing, nuko bambwiye ngo uri muto, kubera ko ya myaka yacu twashyizemo hari 10, dushyiramo 18 rero nakita ngo uri mukuru. Hanyuma hakaba hari ubwoko bwa if bugiye butandukanye, ariko muri aka kanya turaba turebera hamwe iyo bita if else. If else, reka duhita dushaka na formule yayo. Reka ibi ngibi mbe mbivanyemo nkoreshe comment iri muri line. Else geze kuri if else rero ukuntu ikora, iyo condition iri hano muri if itakunze, no kuvuga ngo ibi ngibi nta statement ubwo ntabwo yaraninga condition itari true yo muri if, bivuze ngo duhita tujya kuri else bivuze ngo noneho bya niba bitakunze ibi byo byanga byakunda bigomba gukunda. Hanyuma nk'ahangaha twakabaye twakoresheje x, ahangaha naho byakomeza gukora nk'uko byari bimeze. Urabona hano dushyiramo wenda imyaka 1,
byongera, ubona ko byongera bigakunda uri muto. Hari indi yindi nayo yitwa else if. Iyo dushizeho else if, ni uburyo dushobora gukora, ni ukuvuga ngo hano bivuze yuko iyi kondisiyo ya mbere nidakunda turagerageza iyi kondisiyo ya kabiri ya else if, hanyuma byose iyo bidakunze ushyiraho, ushobora kwishyiraho cyangwa ukayihorera, ushyiraho else. Kuvuga ngo kondisiyo ya mbere niba itakunze iya kabiri ntikunde, ubwo uzakora ibi ngibi. Else if zishobora kuba umubare ushaka bitewe na kondisiyo uri kugenda ukenera, ushobora gukora nyinshi cyangwa nkeya. Muri uyu mwanya ndakeka bitihutirwa cyane kuko kondisiyo ni zimwe, dushobora gukoresha n'izindi nyinshi, ahubwo reka turebere hamwe, ariko dushobora no kuyikoresha muri aka kanya tukarebera hamwe porogaramu iri bucekinge niba umuriro uri muri telefone uri wenda nka telefone mfite igeze kuri 15, irambwira ngo umuriro utangiye gushiramo bigasa umutuku. Hanyuma turacekinga niba umuriro wuzuye, itubwira ko wuzuye, batiri iri full. Turebe niba uri hasi ya 50, tuvuge yuko uri medium. Hanyuma tuze kureba noneho n'ubu uri hasi cyangwa na 15, tuvuge ngo umuriro ni mukeya. Dukomeze n'izindi kondisiyo turi bugende turebe. Hanyuma reka tubanze tubikore declare dukore battery status cyangwa se percentage, inganisha wenda ni 10 kugira ngo testing. Nyuma ukuntu bigiye kugenda, tugiye gucekinga if battery percentage ingana n'ijana, tuvuga ngo kuri else if tuvuge ngo noneho niba umuriro uri hasi ya 50. Nyuma reka dukomeze hano tuzajya dushyiramo ngo